Inshuti bavandimwe mudukurikirana kuri channel yacu ya YouTube Princess TV, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku migambi ibiri y'ingenzi ya Satani. Umugambi wa mbere Satani afite ni ukuyobora isi cyangwa se kwigarurira isi. Ubu ngubu tuvugana gutyo Satani afite za screens cyangwa se TV ahantu henshi hatandukanye cyane, ku buryo ahantu hari akontorora isi, akamenya ibintu byose biri kuberamo, byose akaba yabimenya, ibyo ukora byose akaba abizi. Ariko iyo uri mu Mana ntabwo izo televiziyo zishobora kukubona. Ikindi, mu nzu iwawe ujye wirinda ibintu by'ibitagangurirwa biba byaritse mu nzu, bikunda kwarika ku nkuta cyangwa se hejuru ku rusenge. Ubwo ibyo byose mujye mubanza mubikore, kuko nabyo biri mu bintu bikurura Satani kugira ngo abashe kubakurikirana neza aho muri. Ibyo nabyo tukazagenda tubiganiraho ku buryo burambuye. Umugambi wa kabiri ni ugufata Bibiliya bakayumvisha abantu mu bundi buryo butari bwo. Ukaba ufite Bibiliya yawe ariko kuyisobanukirwa bikakunanira, kandi ibirimo birasobanutse ariko bo bakagusobanurira ibindi bintu bitandukanye n'ibiri muri Bibiliya. Reka nsabe sister wanjye hariya ansomere Matayo 6:33. Okay, Matayo 6:33 haravuga ngo, ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Noneho Bibiliya bayihinduye bate rero? Ni hahandi usanga bigisha ibintu byo kukubwira ngo uzabona imigisha gusa. Waraye usambanye, waraye wishe, waraye wibye, wajya mu bicaca bakakubwira ngo Imana iguhaye imigisha, iguhaye imodoka, iguhaye ibiki. Ubundi urusengero rw'ukuri rwagombye kwigisha ibyerekeranye n'agakiza k'Imana, ugakizwa. Ntabwo numva ukuntu rero umuntu yakwibanda gusa ku migisha ngo uzamera neza, Imana ikugiriye neza, kandi waraye ukoze ibyaha, uri umunyabyaha. None se ibyo bintu uzabibona gute? Kandi ijambo ry'Imana rivuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana, ibindi muzabibona, ibindi bizaza, ibindi muzabyongererwa. Ikindi kandi, hari n'abandi bakozi b'Imana nabo babigishije iryo jambo ricuritse, babumvisha Bibiliya ku buryo butandukanye, nabo babyinjiramo. Ubu ngubu barimo barakorera Satani bazi ko bakorera Imana. Abo ngabo nabo rwose ni ukubirinda, kuko atakubwira ngo banze ushake ubwami bw'Imana, uzamenye ko uwo nguwo atakuganisha ku Mana, ahubwo akuganisha mu irimbukiro. Murakoze rero. Mwari kumwe nanjye John, ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe na Serena Rose.